Turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza mwese abadukurikira ku muyoboro Azaza Yesu TV. Tubifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi, aho muri hatandukanye, abari ku manywa, abari nijoro, by'umwihariko kandi abari hano mu Rwanda. Mwebweho muri inshuti mizi, muri inshuti z'akadasohoka, kubera yuko tubana uko bwije n'uko bukeye. Imana ibampera umugisha. N'ubundi rero nk'ibisanzwe uyu munsi tugize umugisha wo kwakira profete, ni pasiteri. Buri muntu wese agenda agira uko amwita bitewe n'ibihe yamusanzemo, ariko byose arabyemereye kuko umwami yabishimiye ko ayo mavuta ayasigwa. Turakwakira rero Pastor Emma, nawe twongeye kuguha ikaze. Hano ni mu rugo yego, ariko uyu munsi muri studio reka nguhe ikaze. Nge ndibaza Bi Olivier, abantu hano baranzi kandi baramenyereye, ariko ni byiza ko nawe hari umuntu ushobora kuba kubonye bwa mbere. Mu by'ukuri nawe gira ukongera kubaramutsa mu ndamukanyo yawe. Nawe ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mwongeye kwirirwa bitewe n'aho uri, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, ndabasuhuje. Kandi nawe Olivier, nawe ndagusuhuje. Urakoze cyane. Meze neza? Nanjye meze neza, ndabahoro. Twaherukanaga kera? Ni ukuri twari tuburanyeho, ariko dushinga Imana ko twongeye kubona. Tutishwe n'ibyaha. Yego yego. Amen. Hanyuma mumeze neza, famille imeze neza, se itorero rimeze neza. Iyo mvuze itorero, hari ukuntu abantu bagira gutyo bakavanga insengero barazifunze, ariko nyamara burya itorero ntago rifungwa. Oya, itorero ntabwo ryigeze rifungwa, kuko itorero riri muri twe, kandi itorero tugendana naryo. Bivuze ngo tumeze neza, umuryango muri rusange tumeze neza. Iyo turamutse tutarwaje, nta nkumbi twumvise, yaba ku buzima bwacu ndetse no ku buzima bw'igihugu, dushima Imana. Amen. Hanyuma reka nkwinginge n'ubundi mu mavuta Imana yaguhaye usengere uyu mwanya w'ikiganiro tujye kuganira, kubera ko ubwacu twakiyobora neza ndetse tukagerageza gukora ibishoboka byose, ariko hatarimo Imana, hatarimo ubutatu butagatifu, ntabwo imitima idukurikiye ishobora guhembuka, kuko Imana niyo imenya imitima idukurikiye, ikamenya ibyishonje n'ibyikeneye. Karibu. Murakoze cyane. Reka tubanze dusenge Imana ibashe kudushoboza umwanya wose tugiye kubana tuganira, kandi nawe duteze amatwi, nawe uhumbike ku maso yawe dusengane Imana. Imana isibane natwe. Amen. Data mwiza, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro yuko ubashije kudushoboza kuboneka aha ngaha. Uwiteka, si kubw'imbaraga zacu, si kubw'ubutware bwacu, ahubwo ni kubw'ineza utugiriye, ni icyizere utugiriye kugira ngo tubashe kugira icyo tuvugira imbere y'ubwoko bwacu. Tuguhaye ikaze ndetse na karibu muri uyu mwanya mwiza. Nyemera uze ugaragare hagati muri twebwe, kandi dushoboze kuvuga amagambo meza y'ubwenge. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Ikaze rero muri studio za Azaza Yesu TV, kandi ndumva dushyize mu bihe byiza no mu kirere cyiza. Mbibutse ko hafi aho ngaho rwose bamana bateguye amata, n'ujya wumva mu muhogo cyayi keza karyoshye cyane, n'ujya ubona mu muhogo hakayutse, ujye ushyiramo kurusha kugira ngo bigende neza. Hanyuma rero mu bihe bitandukanye abakunzi bacu barabizi ko tugira gutya tukabategurira topic kugira ngo tuganire, turusheho gusobanukirwa iby'ijambo ry'Imana n'ibyo kuba mu bwiru bw'Imana, kugira ngo tutazayobywa. Kuyobywa biva ku nshinga kuyobya. Rero iyo umuntu ataza aho ajya cyangwa atasobanukiye neza, hashobora kuza umuntu akamuyobya. Rero ni byiza ko tuganira n'abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo dusobanukirwe ijambo ry'Imana. Paulo niwe wavuze ngo mu minsi y'imperuka ngo ibintu bizagorana, abantu bazajya biruka bavuga ngo Mesiya ari hariya, babongera babwira abandi bati hariya yahavuye, yagiye hariya. Ubwo rero ibyo bihe tubirimo, urabyumva neza ko ari ngombwa ko tubategura topic kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Rero Pastor, uyu munsi nifuje ko tuganira ku bijyanye no kubohwa cyangwa se ibicaniro. Gute umuntu ashobora kwiboha, gute umuntu ashobora kuzimya igicaniro, gute umuntu ashobora kugira iminyururu yizanira mu buzima bwe kandi ari umukristo. Ndagira ngo uyu munsi twinjire ku kintu cyitwa ibicaniro by'abadayimoni. Bihurira he n'umukristo? Nicyo kiganiro numva ko twaganira muri munsi. Murakoze cyane. Ubundi iyo tuvuze ibicaniro cyangwa se imigozi cyangwa se iminyururu, bivuga ibyumvikana mu buryo butandukanye.
ndashaka ko mbere ya byose tubanza tugasoma ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kubanza kumva ese iminyururu niki, ese kubohwa niki, ese birashoboka yuko umuntu abohwa, ese umuntu arabohwa cyangwa se umuntu yakwiboha, ese niba umuntu yiboshye abohorwa nande? Urumva umuntu niba yiboshye, urumva iteka ryose ahora nyine yiboshye. Ese bibaho ko igihe cyagera akabohoka cyangwa akabohorwa? Ese niba umuntu yaraboshywe nanone akagaruka akabohorwa nande? Nibyo nshaka ko tuza kuganira kuko biri mu buryo bwinshi. Hanyuma ndashaka ko tubanza tugasoma ijambo ry'Imana ubundi tukumva icyo Imana ibivuzeho. Tujye gusoma igitabo cya Yeremiya ibice byaho 40, turasoma ku murongo wa 44 ku murongo wa 4 wonyine, 44 sorry, umurongo wa 4, ibice 44 umurongo waho wa 4 haravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora mukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nutanashaka ko tujyanayo, urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubereye aba ariho ujya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Olivier, ndashaka ko tuganira kuri uyu mugabo Yeremiya, niwe rugero byibura tubashije kubona bugufi. Mbere ya byose icyitegererezo Yeremiya, iyo dusomye amateka yacu dusanga hari abantu baboshye. Cyambere hari abantu baboshye cyangwa se bahura n'ibibazo, ugasanga nk'umuntu aboshywe mu buryo bw'urubyaro, cyangwa se aboshywe mu buryo bw'urushako, cyangwa se aboshywe mu buryo bw'imigisha y'ahangaha mu isi. Wakwibaza ngo mbese biterwa n'iki? Naho ngaho rwose. Uvuga ngo iyo dusubiye mu mateka ya Bibiliya dusanga Aburahamu Imana imuhamagara mu bice 14 ngo yamusanze ari wabo, ari kwa se, ari gukorera Imana ziwabo. Ni amateka abantu bazi. Imana amubwira ngo iramuhamagara nk'uko twese Imana iduhamagara. Nuvuga ngo iyo Imana iduhamagaye hari ahantu ibidukuye, kandi nuvuga ngo muri ya miryango duturukamo hari imyuka tuba twaragiye tuvukiramo. Birashoboka yuko hari abantu bagira umwuka w'ubukire, bakavuka bafite umwuka w'ubukire, uwo mwuka abana bakawuvukiramo, bakazanawukuriramo. Ariko hari n'abandi bavukira mu miryango ikennye. Urumva ko uwo mwuka w'ubukene uragukurikirana, biba bigusaba ni wowe, bisaba wowe kugira ngo uwo mwuka uwikuremo. Ahubwo wakwibaza ngo bigenda bite kugira ngo uwo mwuka uvemo? Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo Aburahamu Imana imuhamagara, iramusanze amubwira ngo vaho ngaho nyine, va muri ibyo bigirwamana, cyangwa se uve muri ibyo ngibyo ujye mu gihugu nzakwereka. Inshuro nyinshi Imana igambiriye kugirira neza buri muntu wese wemeye kugira ibintu areka. Nuvuga ngo ibi bintu byo kwa Aburahamu wabo kwa Tera, Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo byari ibintu byamukurikiranye, ni imigozi yari imuboshye, byari kuzasaba ko niwe wari ufite uburenganzira ndetse n'ububasha bwo kugira ngo ibi bintu abyivanemo. Nuvuga ngo Imana imubwira ngo usige inzu ya so, usige iby'iwanyu, nzakugirira neza. Byabaye ngombwa yuko Aburahamu abisiga cyangwa se ahaguruka. Ariko amaze guhaguruka, Imana avuga ngo yari imubwiye ngo ahaguruke wenyine, ahagurukana na Loti. Hanyuma nuvuga ngo Loti yaje kuba umwe mu mugozi waje kuboha Aburahamu. Aburahamu ntiyabona umugisha. Aburahamu aba mu ruzerero, abaho, ahura n'intambara, ahura n'inzara, biza kuba ngombwa inzara iza kumurya, kandi yarahagurukanye amatungo, yarahagurukanye ibintu byinshi. Inzara iramurya, biba ngombwa yuko ajya gusabiriza mu Egiputa. Nukuvuga ngo rero inshuro nyinshi twebwe ubwacu ntabwo tubasha kumenya ko tuboshye, ariko Imana y'ubwayo iyo utabashije kumenya yuko uboshye,
kubwo gusenga Imana iragaruka ikakubohora. Pastor, wenda tukiri aho uhinjiye neza rwose, urimo uratwinjizamo neza, niyo mpamvu wabonye ntari kugucokoza kugira ngo bitubwire neza. Ariko tukiri aho ngaho, ni gute umuntu ashobora kugira uruhare mu guhishurirwa ko yababoshye? Kuko urumva Aburahamu Imana yaramusanze, iramubwira ati uhereye uyu munsi va mu bigirwamana bya Sotera ugende mu gihugu nzakwereka. Urumva ni Imana yamurebye iramutoranya. Ariko se abantu bose bafite ayo mahirwe yo kubwirwa n'Imana ko bakwiye kuva aho ngaho muri ibyo bigirwamana, cyangwa umuntu ashobora kugira uruhare rwe ku giti cye kugira ngo asobanukirwe ko akwiye kumenya imigozi imuboshye, cyangwa niba hari ibigirwamana bituruka muri karande z'ibisekuru bye? Uruhare rwinshi ni twe tugomba kurugira, kuko abantu bose ntabwo amahirwe angana. Icyakora ko umuntu wese ubashije kuba imbere y'Imana akahatinda, Imana ibasha kumuhishurira ibintu bimuboshye. Kuko inshuro nyinshi twebwe tuba imbere y'Imana turimo twinginga Imana ngo iduhereze umugisha cyangwa se itugirire neza. Urugero naguhereza, hari abantu benshi bajya imbere y'Imana babwira Imana ati Imana twubakira urugo, ndetse Imana ikanarumwemera ikavuga ati nzaguha urugo kandi nzaguha urugo rw'umugisha rwiza. Ariko kuko hari imigozi yo mu miryango iboshye umuryango itajya yemera ko iyo miryango ishaka, ikavugana nawe ufite imyaka 18 ariko ukazarinda ugera mu myaka 40 utari wabona rwabo. Ni ukuvuga ngo rero biba bigusabike gutinda imbere y'Imana iyo utarahishurirwa ko ya migozi iri mu muryango. Iyo utinze imbere y'Imana, Imana ikugarukaho. Kuko iyo usomye muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo mbaye muretse gatoya ariko nzakugarukaho. Bivuze ngo Imana itegereje uruhare rwacu, itegereje uruhare rwawe, itegereje kugira ngo ubanze wimenye, ubanze wisobanukirwe. Ese impamvu ntabona umugisha ni iyihe? Ese ahari si njyewe? Kuko inshuro nyinshi n'ibyaha dukorera mu murimo dusenga nabyo biza kuba mu migozi ituzirika, nitwakire ryasezerano nawe ukaba umugozi utuboshye. Aho hantu hatinde ndumva utangiye noneho kwinjira mu ngingo nyamukuru. Ese twebwe ubwacu uretse iyo migozi dushobora guhura nayo tuyikuye mu bisekuru bya basogokuruza bacu tutagizemo uruhare, hari imigozi dushobora kwibohesha twebwe ubwacu? Ese niba iyo migozi ihari, tubwire nka zimwe mu ngero, nk'uko wari ubivuze ko ibyaha dukorera mu murimo nabyo bishobora kuba imigozi ituboha. Twemeze tubwire ni izihe ngero zishobora gutuma twiboha kandi tutari tuboshye? Yego birashoboka, twebwe ubwacu twakwiboha. Twakwiboha gute? Ibyaha dukora, ubusambanyi bwamboha bugatuma ntagera ku mugisha w'Imana. Ishyari riri mu bintu riboha abakristo. Kugira amagambo, abantu bagira amagambo, urabizi ko umuntu ugira amagambo vraiment hari sosiyete nyarwanda cyangwa se hari sosiyete runaka ahezwamo. Urumva ko umuntu wakakubwira icyizere, akagukunda, akakugira inshuti. Iyo uri umuntu w'umunyamagambo ntabwo akubwira inshuti. Niho hahandi usanga abantu biyita kuvuga ngo abantu bamvuyeho, abantu ntibankunda, abantu baranyanga. None wowe ntumenye icyo uzira, kumbi wowe wa mwuka w'amagambo, wa mwuka w'ishyari. Kuko urumva niba ugira ishyari nta muntu wakubitsa ibanga vraiment, nta muntu wakugira inshuti ngo akuzaniwe ageze iwawe agasanga wifitiye intebe nziza cyangwa se agasanga urya neza. Urumva ko yakugirira ishyari, kandi ishyari ryawe ryo mu mutima ni kimwe mu kimungu kijya gituma utagira umugisha ku Mana. Rero uvuga ngo iyo yose ni imigozi ibasha kutubohora, ariko nanone ni imigozi ibasha kutuboha bigoye kubasha kumenya ko ari umugozi utuma utakira ineza y'Imana. Yego. Hanyuma umuntu amaze kubibona noneho agize umugisha, amenye ko iyo migozi ihari. Cyangwa nawe udukurikiye kuri aka kanya kuri Azazel TV, hari imwe mu migozi bari gutunga urutoki ugasanga iyo migozi irakuboshye. Uri kwibaza utese nakwikuraho iyi migozi nte? Pastor dufashe. Noneho uyu muntu wasobanukiwe ugize amahirwe yo kumenya ko hari imigozi imuboshye, iyi migozi yakwitandukanya nayate? Kugira ngo witandukanye n'iyi migozi ikuboshye, icyambere ni ukubanza ukabanza ukemera cyangwa se ukabanza ukayimenya.
ukamanza ukamenya ukavuga ati ese impamvu mpezwa mu bantu ni iyihe, ese impamvu ntakora ubukwe cyangwa se impamvu ntabona umugabo, impamvu urugo rwanjye ruhora mu ntonganya, impamvu ntabona ibingibi ni iyihe. Uvuga ngo iteka ryose iyo umaze kumenya ibintu bikuboshye, uvuga ngo nibwo ubona kugaruka imbere y'Imana. Iyo ugarutse imbere y'Imana rero ukemera icyaha cyangwa se ukemera guca bugufi, Imana y'ubwayo umutima wayo uragutse, umutima wayo urafungutse kugira ngo ikubohoreho ya minyururu. Imana ishimwe cyane. Kuko ukimara kwemera yuko uri umunyantege nke, aho ngaho niho Imana iza ikakubohora iyi migozi. Tugarutse kuri iri jambo twasomye, Imana kugira ngo ubwo yagarukaga kuri Yeremiya, nuvuga ngo Yeremiya ubwo yarafunze, ubwo yari yarahanuriye umwami akamuhanurira amagambo akomeye, uvuga ngo uyu mwami yaramufasha aramufunga. Amaze kumufunga ngo mu ijoro rimwe haza gucurwa imigambi yuko Yeremiya ari bwicwe, ariko we ntiyabimenye. Urumva ko Yeremiya we ntabwo yigeze kumenya, ntabwo yamenye icyo azira. Urumva ko Yeremiya ntabwo yigeze amenya icyo ari kuzira, ariko abona arafunze, abona afite nyine arafunze, ariko afite iminyururu. Ariko we mu gukomeza kwegera Imana no kuyisenga, ijoro rimwe Imana iramusanga iramubwira ngo Yeremiya, hari imigambi iri gucurwa n'umwami iri joro uri bwicwe. Aramubwira ati ariko wowe nsenga cyangwa se ntabaza ndagutabara. Urumva ko iteka yose iyo umuntu atarabasha kumenya, iyo atazi imigozi imuboshye ntanasenge, biranganya n'ahandi umuntu akurira mu bukene akazagenda anagusaziramo, n'ahandi umuntu abaho akazagenda ahagera yiyakira avuga ati ahari aho nanjye muri bane batemerewe kubaka urugo. Urumva iyo utarasobanukirwa imigozi ikuboshye, iyo migozi urinda upfa ikikuboshye. Biragusaba iki rero? Biragusaba kwegera Imana no gusenga kugira ngo byabicanire, kugira ngo ya migozi ikuboshye Imana y'ubwayo ibashe kukubohora. Yego. Urakoze cyane. Umuntu arabimenye, arabisobanukiwe, biramusaba gutindana n'Imana cyane, biramusaba kuba hafi y'Imana cyane. Hanyuma umuntu ukurikiye Azazel TV none ahangaha hari ijambo usomye aho ngaho, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana no ku mavuta yawe wongere uridusomere, kuko numvishe n'ijambo rivuga ngo nonaha cyangwa se uyu munsi. Niba ari umuntu udukurikiye ubwo buhanuzi akaba ari ubwe, iryo jambo wongere uridusomere kugira ngo nawe aboke. Njyewe ndumva hari iminyururu yari imboshye rwose, ndumva nshaka kuwiteka yimbohora uyu munsi ngatandukana nayo. Muri Yeremiya ibice byaho 40 ku murongo wa 4 niho havuze ngo noneho uyu munsi. Ni ukuvuga ngo uyu muntu Imana ivuze ngo noneho, urumva ko iyo migozi yamaze kuyimenya. Yamaze kuyimenya, akimara kuyimenya amaze kumenya ko ari umusambanyi, amaze kumenya ko ari umunyamagambo, amaze kumenya ko agira ishyari, amaze kumenya ko atagira imbabazi muri rubanda cyangwa se atajya ababarira. Ariko akimara kumenya iyo migozi cyangwa se akimara kumenya ibyo byose bimutandukanya no kubona umugisha w'Imana, akimara kubyemera, kuko umuntu wese umaze kwemera icyaha cyangwa se umaze gutsindwa amanika amaboko, niho Imana ije amubwira ngo noneho rero uyu munsi. Nuvuga ngo akimara kwemera uwo munsi Imana ihisize. Nuvuga ngo wowe udukurikiye, wowe uduteze amatwi, wowe usanga ubana natwe, uyu munsi birasaba ko wongera gusubira inyuma hawe hashize, uvuge ati ese impamvu nabona umugisha ni iyi, ese impamvu abantu banyanga ni iyi, ese impamvu abantu batankunda ni iyi. Kuko hari abantu babayeho mu rugo, ukaba uri mu rugo ariko ukifuza abashyitsi ukababura, kuko niba utagira urukundo, niba abantu baza ukabagaburira ukabacyurira ntabwo bazagaruka. Bivuze iki rero? Ukimara kwemera iyo migozi, ukimara kwemera iyo kosa, ni ijambo ry'Imana rivuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora. Mana ishimwe. Imigozi, iminyuru iri ku maboko yawe, kuko hari abantu badukurikiranye babushye, bamaze imyaka myinshi basengera akazi barakabuze. Wakwibaza impamvu akazi kabuze. Hari abakobwa badukurikiranye, hari abamama, hari ababyeyi badukurikiranye, ugasanga umuntu akoze ubukwe nonaha nyuma y'amezi 6 urugo rurasenyutse,
ukoze ubukwe nonaha nyuma y'icyumweru nyuma y'amezi abiri umugabo arapfuye cyangwa se umugore arapfuye, ni ukuvuga ngo hari imigozi, hari ibicaniro byo mu miryango bikuboshye bidashaka yuko wakubaka urugo. Ugasanga umaze imyaka 10 usengera urubyaro, naho ugiriye umugisha uramubonye, ugasanga ugiye kwa muganga uramubyaye, umwana arapfuye, wowe uratashye amaramaze, cyangwa se wowe urapfuye hatashye umwana. Ruvuga ngo hari ibicaniro biba ku buzima bwa, hari imigozi iba ku buzima bwacu idashaka yuko twabyara. Niyo tubashije kubyara kuko tutabashije gusenya bya bicaniro biraza bikatwambura wa mugisha, none bigashaka kuwisubirana. Bivuze ngo iki rero? Ijambo ry'Imana rivuze ngo noneho rero uyu munsi, Mana ishimwe cyane, wowe uduteze amatwi, wowe udukurikiranye, uyu munsi Imana irashaka kukubohora, Imana irashaka guciyongoye, Imana irashaka guciyo minyururu ituma utabasha kwinjira mu mugisha wawe. Aburahamu Imana ikugira ngo ici imigozi, nuko yabashije kumenya neza ko Loti bagendanye ariwe wamuteje inzara, niwe wamuteje ibyago. Akimara guca umugozi we nawe, nibwo Imana yamuhaye amasezerano, nibwo Imana yamusohera amubwira ngo noneho uyu munsi reba hejuru, zira nyenyeri ureba niko urubyaro rwawe ruzangana, uriya mucanga ureba niko nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ni ukuvuga ngo akigendana na Loti, Imana yari yaracecetse, ahura n'inzara, ahura n'ibibazo, agahora mu ntambara. Rero intambara uhura nazo genzura neza urebe ko atari we wazikururiye, kuko intambara akenshi na kameramani, intambara twikururira cyo nyinshi turazirwanira, intambara wizanye ubwawe urayirwaniye, ariko intambara yazanywe cyangwa se ibibazo utagize mu ruhare, Imana yabikurwanirira. Hanyuma rero aha niho bavuze ngo ndakubohora uyu munsi nushaka. Mana ishimwe, wowe uneze amatwi, wa mubyeyi we, wa mupapa we, Imana yamaze kukubohora. Ni uburenganzira bwawe, ni n'ubushake bwawe wowe kuza ugakurikira Imana. Ni ukuvuga ngo kuko Imana yiteguye gukora ibirenze ibi ngibi wayisabye, yiteguye kukubohora rimwe ndetse kabiri ndetse gatatu kugeza ku iherezo, kuko ye yavuze ngo umugisha wose uri imbere yawe, nushaka uzi, ariko nutanabishaka urorere. Icyo yabashije gukora ni ukukubohora. Rero ndashaka kuvugana nawe, Imana yiteguye kukubohora, Imana yiteguye kugusenyera karande, ariko uzo karande iri busenye birasaba ko wowe ubwawe ubanza kuzihishurirwa. Kuko ni urugero uyu munsi wa none, kamerama gatoya, hari abantu bavuka, urugero hari abana bavuka ugasanga bakavuka mu buryo bwa bundi bita wenda ubushugurikirano cyangwa se mu buryo budasobanutse. Oya, reka tuvuge ko ari bana bavuka bakisanga wenda batavutse ku babyeyi runaka bahari bagaragara, batavukiye mu miryango batazwe. N'ubwo ngo uyu mwana iyo akuze nawe nabashe gusobanukirwa iyo migozi, ndagamubwiye ngo nawe byara muri ubwo buryo, kandi n'abana be bazamukomokaho nabo bazagenda babaho muri ubwo buryo. Birasaba iki rero? Kwegera Imana kugira ngo igusenyere ibyo bicaniro, hanyuma ubone kwakira umugisha w'Imana, ugire umuryango muzima, wubake urugo rusobanutse, ugire akazi katarimo intonganya, inshuti zigusure, abantu bongere bakwizere, abantu bakubitsa amabanga, abantu bakubitsa amafaranga, abantu bakugira umwishingizi, abantu bagutumire mu birori byabo. Kuko iyo migozi yamaze kukuvaho nibwo ubona kubona igitangaza cy'Imana. Ariko iyo migozi itarakuvaho uba mu buzerero. Iyo migozi itarakuvaho ugakomeza ugasenga, ariko ineza y'Imana ntuyibone n'ukuri. Nshuti bakundwa, muduteze amatwi, mubana natwe kuri Azaza Yesu TV. Ndakwinginga mu mbabazi z'Imana, ongera wigenzure neza, wongera utekereze ugite impamvu uyu munsi wa none ntabasha kwakira, impamvu uyu munsi wa none nabasha kubona ibyo Imana avugaye nawe. Hari abantu benshi uyu munsi wa none babitse amasezerano ngo bahawe muri za 94. Uyu munsi wa none tugeza muri 2025, myaka 30 n'ingahe irashize. Kuko kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ese wakwibaza impamvu uyu muntu amaranye isezerano imyaka 30 n'ingahe yose? Nuko hari imigozi imuboshye. Ongera rero subire inyuma. Ariko hari n'uwakubwira ngo hari n'uwamaranye uburwayi imyaka 38. Uyu
uyu muntu wamaranye imyaka 38 niho nyine twageze ko ikigeragezo utizaniye Imana ari ikikurwanirira kuko umunyarwanda we yaravuze ngo iminsi iba myinshi ariko igahinwa n'umwe nuvuga ngo uyu muntu amaze imyaka 38 kuko yaraboshwe n'ingoyi y'uburwayi byabaye ngombwa yuko Imana ibona yuko uyu muntu atinze mu ngoyi atindanye ingoyi y'uburwayi kandi Imana yari itegereje yuko ava mu rugo urumva icyambere yakoze yavuye mu rugo azaho aho agira gute ahari bukirire kuvuga ngo uruhare rwe yabanje kurukora ava mu rugo atera intambwe araza amaze kuza ageraho Yesu araza nawe ahura nawe aramubwira ati korera uburiri bwawe nawe rero tera intambwe ya mbere ubanze kubisobanukirwa umanze uve muri ubwo busambanyi umanze ureke amagambo ureke ishyari ureke ugire imbabazi hanyuma ugire urukundo hanyuma imigisha y'Imana yose izaza ku buzima bwawe yego wenda turakomeje abakurikiye Zazes TV turi kuganira na Pastor Emma ku bijyanye n'imigozi iboha abantu b'Imana yaba iyo umuntu yagizemo uruhare cyangwa se iyo atagizemo uruhare turukureba uburyo cy'umuntu yubaka ibicaniro bitari byiza ku buzima bwe bikamutandukanya n'imigisha y'Imana n'isezerano ry'Imana niba ari bwo gifungura reka nkubwire ko ari byiza gukanda subscribe kubera ko ubu uteye inkunga uyu muyoboro wa YouTube kugira ngo umukozi w'Imana akomeze adufashe kutuzanira abatumirwa beza kudutegurira amatopic meza nkaya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana turisobanukirwe. Rero pastor umuntu yakwibaza ngo mu gihe cyose ugerageza kuganira n'abantu basanzwe ubona ko societe y'abarokore societe y'abantu bagiye mu kukizwa nibo bagaragaraho cyane ingeso mbi muri societe cyangwa se nibo makosa yabo ajya agaragara cyane kurusha abanyabyaha aho wenda ntibaba bagera mu rusengero mu gacokoza imigozi yabo hasha umwanya bakanyonyomba bakagenda noneho ingeso zabo mbi na ya migozi yariri ahahishe ikajya hagaragara akaba ari byo bituma muri societe zisanzwe batabagirira ikizere kurusha uko abanyabyaha bo ubona ibintu byabo bicecetse bituje. Murakoze cyane umunsi none hari ikintu abantu bibeshya abantu babeshya yuko bakijijwe ariko batarigeze bakizwa uko iyo usomye ijambo ry'Imana rikubwira neza yuko hari abantu baseseye bakinjira baciye mu madirishya. Shuti yanjye reka musobanurire iki ngiki reka nkubwire ngo umuntu wese wamaze kwinjira mu bwami bw'Imana akakira Kristo akamubera nk'umuyobozi akamubera umwami w'ubuzima bwe ruvuga ngo uyu muntu nta muntu utakamugirira icyizere ahubwo ruvuga ngo kuko uyu muntu yinjiranye imigozi yinjiranye ibyaha bye yinjiranye ingeso ze nuvuga ngo yaje kwa Yesu ariko yanga kurekura ingeso ze kuko ijambo ry'Imana ryo rivuga neza yuko uruhare rw'umuntu ari ukubanza guta imitwaro. Imana ishimwe cyane. Rero iyo utararekura ya migozi ugakomeza ukayinjirana uje gukizwa ariko nushaka kureka amagambo uje gukizwa ariko nushaka kureka uburayi uje gukizwa nushaka kureka ubujura nuvuga ngo umuntu wese wakubona nta cyizere yakugirira kuko iyi migozi mu gihe kikuboshye mu gihe kigufashe nta muntu wakugirira icyizere. Erega iyo ugiye gufata n'ideni muri banki kugira ngo banki yongere kuguhereza irindi deni nuko ibanza kumenya neza yuko ideni wafashe muri irindi banki wayishyuye. Rero iyo itaramenya iyo imaze kumenya yuko rya deni ukirifite ugenda wambura mokashi ndetse n'ahandi hose nta cyizere bakugirira. Birasaba ko umuntu waje kwa Yesu agomba kuza wese akaza hanyuma ya mitwaro akayisiga akabwira Imana ngo nubwo nje imbere yawe nubwo nje kugira ngo umbere umuyobozi ndakwinginze nduyu wowe ukabanza ukivuga. Tugarutse inyuma gato uzi icyatumye marayika ahereza Yakobo umugisha waba ukizi nuko ukuvuga ngo bararwanye Yakobo arwana na marayika Yakobo ari kurwanira uburenganzira bw'izina rye we akimara kumenya ko afite izina ry'uburiganya akimara kubimenya iravuze ngo muri societe nyarwanda aho ngeze bambona nk'igisambo bambona nk'umuntu wariganije mwene data ariko aravuga ngo kuko nzi neza ko kwa Yesu cyangwa se kwa Mana
ariho bankura hiki gitutsi cy'iri zina, araza ngo ahura na marayika aramusanga ngo bararwana barakirana. Nta kindi cyatumye Yakobo akirana na marayika kwari ukurwanirira izina rye. Rero nawe uyu munsi wa none rwanirira uwo uriwe, mbwira Imana wowe mubwira uwo uriwe, ngo barakirana. Bamaze gukirana ngo mu museke, ngo marayika ngabona ngo ntabwo anesheje Yakobo. Garaje aramubaza ati ariko ubundi nkubaze, ubundi urinde wowe twahereye kare turwana, urinde? Ngo Yakobo ngaraje amubwira ngo njyewe nitwa Yakobo, nitwa Yakobo umuriganya, nitwa Yakobo. Arivuga, akimara kwivuga ngo marayika ngaramubwira ngo iryo zina muri rubanda byakwambitse isura itari ya nyayo, si wowe. Ahubwo aramubwira ngo ukimara kwivuga wowe ubwawe ati uyu munsi wa none izina Yakobo rikuweho, ahubwo wiswe Isiraheli. Itimubwira ngo muri wowe niho amahanga yose azahererwa umugisha. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Yakobo ataramara kumenya uwo ari we, yagendaga muri rubanda bagavuga ati dore wa muriganya, dore wa wundi wibye murumuna we umugisha, dore. Ariko akimara kumenya uwo ari we nibwo Imana yamwambuye rya zina, Imana imwita Isiraheli. Nawe rero ndagira ngo ngushishikarize, ongera uhishurirwe uwo uri we, wongere umenye ngo urinde, wongere uganire n'Imana, wowe ubwawe uriyizi. Rega nta muntu wibeshya, nta n'umuntu wibeshyera, kuko uyu munsi wa none njye nawe twahura tugendana, ariko njyewe w'imbere ntabwo wabasha kumenya. Rero iyo ubashije kwimenya ukishurirwa, ukigaragaza uri w'imbere y'Imana, nibwo Imana izigaca ya migozi ikayigukuraho, ikaguhindura icyaremwe gishya. Kuko ubundi abari muri Kristo Yesu bahinduka icyaremwe gishya, kandi nta teka bacirirwaho by'amazina y'ibisekuru byabo. Imana iguhereze umugisha. Ndakwinginga rero wisobanukirwe, wimenye, ugaruke imbere y'Imana, uyinginge. Imana yiteguye kukubohora, yiteguye kuguhereza imigisha, kuko ya migisha yose yo mu gakiza k'Imana yose yarakugenewe, yose ni iyawe. Inzu nziza, umugore mwiza, abana beza, kugira imikorere mizima, kugira akazi keza, kwambara neza, kuba icyamamare. Imana ibihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe, nzaguhereza umugisha, nzaguha abana, nzaguha. Rero iyo migisha yose twarayigenewe, iri muri twe. Tukimara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, iyo migisha yose twayihawe mu masezerano. Ariko birasaba ko tubanza tugaca imigozi dutandukanya n'Imana. Ntunganiriza imigambi, niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wa haleluya, hasigaye umwanya muto wo kuzahozwa ibyo byose, ungezi wanjye mu ijuru, uti ngwino mwana wa haleluya, hasigaye umwanya muto wo kuzahozwa ibyo byose, ungezi wanjye mu ijuru. Hari agace ka gatatu kavuga ngo urandinde mwami Yesu, ntunganiriza imigambi, niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urugendo, uti ngwino mwana wa hasigaye
hasigaye umwanya muto wo kuzahozwa ibyo byose, ungezi wanjye mu ijuru, sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu, umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no kuzahoza ibyo byose uko wabimenyeshe, uzaze uca uwo mugozi, oh haleluya, uzabumbosha umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko mukorera, uzaze uca uwo mugozi, haleluya, uzabumbosha umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko mukorera. Yes, uyu muririmbyi ndamukunda cyane kuko atumira Yesu, agatumira ubumana kugira ngo abohoke. Yari amaze gusobanukirwa umurimo we ko ari uwo gukurikira Yesu. None pastor, abantu bakurikiye Azazesi TV reka mbabwire ngo ni abanyamahirwe kuba uyu munsi wumvishije ubu butumwa bwiza uyu munsi. Ubutumwa bwihariye mwagenera abakunzi b'umuyoboro Azazesi TV nyuma y'iyi topic tuganiriyeho iremereye cyane, mwabutambutse kuko hari umuntu ukurikiye atarigeze yakira Yesu umwami n'umukiza, yewe atanabyemera atanabyizera, niba ngiba akabyumva ariko atemera ko bibaho. Hari n'undi wamwakiriye ariko ntiyagenda ngo yinjiremo ndani asige byose kugira ngo yakire imbaraga z'Imana, akorera Imana ariko ya migozi iracyamuboye. Yego, hari n'undi noneho ugerageza kubikora ariko ibibi bikamutanga imbere, nyamara yari yagerageje ariko akabona biranze, agakora neza akagerageza gufasha abantu ariko akabona abantu agirira neza, nibo bahindukira bakamurwanya, nibo bahindukira bakamuvuga nabi. Ibi byiciro byose ndagira ngo ubikomeho ubaho ubutumwa bw'uyu munsi. Ubutumwa bwiza nabahereza mwebwe muduteze amatwi cyangwa se mudukurikira ku muyoboro wacu wa YouTube witwa Azazesi TV. Icyambere, uyu muririmbyi yaravuze ngo mana mu gihe hagira icyaza, urumva ko iki kintu cyaza ni icyaza kimutunguye cyangwa se atabizi. Yaravuze ngo mu gihe hagira icyaza kikanesha inzira yawe, wowe ndakwemereye uzaze ucuye umugozi, kuko mu kugukorera nezezwa no kugukorera ariko nkagukorera mbohotse. Ese urifuza kubohoka? Ese urifuza ko iyi migozi yacika? Ese urifuza ko Imana yakubera umuyobozi w'ubuzima bwawe? Hamagara izo nimero ureba kuri screen yawe, yaba ya telefone yaba ya televiziyo, uhamagare uvugane natwe, uvugane n'umushumba agufashe. Birashoboka yuko wabuze umuntu wakwizera kuko mukozi Imana hari abantu babura abantu bisanzuraho, akakora icyaha ariko akabura umuntu yakwihanaho, yakabura umuntu yakwata, kuko abantu muri iyi minsi babuze abantu bo kwizerwa, babuze abantu bamenekera umutima, babuze ibiganza baririramo, babuze ibiganza bakwisanzuramo ngo byibura umutima utuze. Rero turahari kugira ngo tugufashe, turahari kugira ngo tukugire inama. Birashoboka yuko waba warananiwe kureka ingeso yo kwikinisha, warananiwe kureka ingeso y'ubusambanyi, warananiwe kureka ingeso y'amagambo. Turahari kugira ngo tugufashe, tukugire inama, tukuganirize, tugusengere, kugira ngo izo ngoyi zikuboshye zikurekure mu izina rya Yesu, ubashe gukorera Imana
ubashe gukorera Imana kandi ukorera Imana ni ukuri wuzuye Mwuka Wera, Umwuka Wera akakubera umuyobozi. Kandi nawe wabashije gukomerekera mu nzu y'Imana, hari abo wafashije, hari abo wishyuriye mituweli, hari abo wagaburiye, hari abo wishyuriye amazu, hari abo wacumbikiye iwawe, ariko abo ngabo bose barahindukira baraguhemukira. Nicyo cyatumye umuririmbyi wavuga ngo abiringiye abantu barabahemukiye, ariko Yesu wenyine, haleluya, Yesu wenyine ntabwo ajya ahemuka. Hanyuma umuhanzi sinzi ukuntu yitwa aravuga ngo nzakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, kuko wowe ni wampemukira, wowe ni wowe uraribika ukarimira, Imana nibika ibanga. Rero shuti yanjye muvandimwe, turahari kugira ngo tugufashe, turahari kugira ngo tukugire inama, turahari kugira ngo tugusengere, turahari kugira ngo tukwingingire Imana iyo migozi kuboshye yose icike, kuko nta kindi kintu cyazanye Yesu. Umuririmbyi yavuze ngo yireherejeho amahanga yose, haleluya, yireherejeho amahanga yose kugira ngo umuntu umwemera atazacirwaho iteka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Rero ndabasaba yuko uyu munsi wa none mwakwemerera Yesu akakubera umuyobozi. Wemerere Yesu mama wanjye, mushiki wanjye, muvandimwe uneze amatwi, wowe imigozi yaboshye, wowe ugerageza gukora ibyo ukoze byose bikanga, hamagara izo nimero ziri imbere yawe, tubashe kugufasha, tubashe kuganira nawe, utubwire kandi ubwire Imana nta kintu yihishe. Imana izakugirira neza, Imana ibaduhere umugisha. Kandi mwakoze neza kudutega amatwi, mwakoze kubana natwe, Imana ibahereze umugisha. Murakoze cyane Pastor Emma. Reka dushimire abantu mwese mwakoze subscribe, ni inkunga ikomeye. Niba nawe utarakandaho, niryo jambo riri mu kabara k'umukara, ukandaho rimwe. Iyo wari warigeze gukandaho, si ngombwa kongera gukandaho, ahubwo wowe ukanda hari akazogera, kugira ngo ubutumwa bwose bwiza mushumba ashyizeho cyangwa se n'abandi batumirwa baje bukugeraho uri uwa mbere, biba byiza cyane. Reka tujya tunavugisha ukuri, ubu naduteye inkunga, kuko bino bintu tubisohora ntihagire abantu babikurikira, ntihagire abantu babyumva, twagera tukabyihorera. Ariko kubera ko mwabikurikiye, kubera ko mwadukeretse ko muhari, mukandika komenti, burya muba muvuze ngo nimukomeze turabashyigikiye. Rero Imana ibamugisha mwabikoze. Nawe utarabikora ukaba ufunguye, naho ze ndi kureba muri aho turebera analytics cyangwa se aho turebera amakuru ya channel, nsanga 95% by'abantu bareba ibiganiro bose ntago bakoze subscribe. Rero nimwihutire gukanda kuri subscribe rwose, muramudufashije, muramugize neza. Pastor, reka dusoze n'isengesho usengera umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro kugira ngo kireme impinduka uhereye uyu munsi. Imigozi yari imuboshye nkuko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ariko ndumva mbere yuko usenga ongera urisome ubundi unasenge kugira ngo umuntu wumvise ikiganiro nibura ritahane. Murakoze. Imana ibahereze umugisha, kandi nawe nukuri twabanye, Imana ibahereze umugisha. Wewe wakomeje kudutega amatwi kuva dutangira kugeza n'iyi saha, Imana ikumera umugisha. Ndatura ku buzima bwawe, ndahanurira ubuzima bwawe ngo imigozi yose yari kuboshye, yaba imigozi y'ubukene, yaba imigozi y'urushako, yaba imigozi y'ubugumba, yaba imigozi yo kutagira akazi, yaba imigozi y'ubukode, ndahanurira ubuzima bwawe ngo marayika w'Imana azacagagura iyo migozi ikuboshye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Yeremiya ibice 40 ku murongo wa 4 ravuze ngo noneho rero uyu ntabwo ari kera, n'uyu munsi ugifungura ukiduteza amatwi, ijambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho uzabona hakubereye abari uzajya. Mwakemeza ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo aho uzabona hakubereye, n'uburenganzira bwawe nta gahato. Imana iraguhamagaye yakubwiye ngo ngwino uyu munsi, ngwino kubohora, ngwino uyu munsi wa none Imana igukorera ubukwe, ngwino uyu munsi wa none Imana iguhakaze, ngwino uyu munsi wa none Imana ikwagure, ngwino uyu munsi wa none iyo business yawe yahombye Imana iguhereze iguhombore. Ngwino kwa Yesu.
Imana yiteguye kugukiza indwara yawe, Imana yiteguye kugukuraho ibicaniro by'abarozi, Imana yiteguye kugukuraho amasezerano mabi bagutambiyeho iwanyu, bakagutambira za nyabingi, bakakwaturaho amagambo aguheza mu bukene, bakakwaturaho amagambo aguheza mu bukobwa, bakakwaturaho amagambo mabi cyane ariyo umunsi wa none ari kukuzerereza. Rero ndaga nkubwiye ngo Imana Data wa twese umuremyi w'isi n'ijuru yiteguye, haleluya, agutegeye amaboko, yiteguye kugira ngo wowe uze Imana igufate igucira iyo migozi mu izina rya Yesu. Imana iguhereze umugisha. Tugiye gusenga Imana. Zamura ibiganza byawe, cyangwa se upfukama ahuri, wapfukama imbere ya televiziyo yawe, wapfukama aho ngaho ubashije kudutegera amatwi. Imana yiteguye kukubohora mu izina rya Yesu. Data wa twese mwiza, uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, amaboko yawe ni magari, amaboko yawe ni maremare. Ndasenze ngo uyu muntu duteze amatwi, uyu muntu twumvise akumva hari imigozi imuboshye, cyangwa se akumva hari imigozi yiboheye ubwe, akumva hari imigozi abarozi bamuboshye, akabona ibintu birakomeye ku buzima bwe. Ndakwinginze ngo wowe Data wa twese mwiza, ngwino uciye imigozi imuboshye mu izina rya Yesu, ngwino umutandukanye n'izi karande, ngwino umutandukanye n'izi ntambara, ngwino umutandukanye n'iki gisuzuguro, abashe kugukorera, abashe kubona imbaraga zawe, abashe kubona ubutabazi bwawe. Hari imigozi y'uburwayi, hari imigozi y'ubukene, hari imigozi y'ubupfubyi, hari imigozi y'amagambo, hari imigozi, haleluya, iyi migozi yose nibohoke, nicika mu izina rya Yesu. Uyu munsi reka yongere abone ineza yawe, uyu munsi nabone amaboko yawe, uyu munsi nabone gukora kwawe, uyu munsi nabone itandukaniro ry'ubuzima bwa none n'ubw'ahazaza. Turagushimye kuri Imana nziza. Ndasenze ngo uburwayi bw'uyu mubyeyi nibukire, iri deni ry'uyu muntu niryishyurwe. Uwiteka Nyir'ingabo Imana azahagarara imbere y'ubwoko bwawe ashima, avuga ngo wagize neza kumugirira neza. Turagushimye rero, komeza kubana nabo, kandi Uwiteka komeze kubagura, kandi Nyir'ingabo Imana ubageze kure, maze ubatereke mu mugisha wawe. Urakoze, ndagushimiye Kristo, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahereze umugisha, kandi ntimwibagirwe gukanda subscribe, ndetse no muri comment mwandike icyo utasobanukiwe ukidusobanurire, kandi niba wishimiye ibiganiro tugenda tukugezaho, nanone ugenda utwandikira ushima. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Murakoze cyane kubana natwe, amen. Shalom.